urarwaye basaza saza se ubu by'ukuri dore igikoma utumuhe bose ntacyo tukiramira tu ibi ngibi bari mu bageni reka reka nta ntege kandi ubona atangiye kuruka amaraso uvate genda ujye kugura paracetamol harahawe nari mbasize bicaye hano ubuse bagiye hehe wapi bose ugurisha koko ko wabonye hano umva muve mu magambo mugende mubahige mpaka mubabonye mubanzanire hano none se roza ko tumuzi turamenya ubundi bari kumwe arinde uwo bari kumwe wese mumuzane arabariwe mugire vuba ari quick Mamiyu yaramaze gufata umwanzuro baya binayo ngomba kuhakura mu nzu yanjye kubera ikize Mimi Eric aramutse agaruye ubwenge ari ahangaha akayumva byose twamukuye ko byara akagambane yatumerera nabi niyo mpamvu nko gukora uko nshoboye kose nkamuvana nkamujyana mu nzu yanjye aya Amerika ntabwo ari nonaha rwose ariko Mimi Eric yakundaga Rose aramutse agaruye ubwenge kiri ahangaha akamenya ko ibyo twakoze ari akagambane yatwica nawe wivugisha
Urabona ukuntu neza neza wese uwa keza. Sheri nkunda ingofero ntushobora kubyumva. Karibu. Mirika. Nisi yishimye. Mirika. Iminsi myinshi. Karibu. Nisi myinshi pe. Wari waratwanze, wari waratwibagiwe burundu. Ntabwo nabanze nuko mba ndi mu bintu byinshi nirukanka niyo mpamvu. Kugeza ubu neza utaragaruka mu rugo. Niko. Uherutse udukingira neza neza. Mirika twakirize kiza. Oya nta kibazo. Oya Mirika. Wagera mu rugo rw'abamari ukagenda nta kintu ufashe koko? Ntabwo bishoboka. Cyane ntabwo ari ukubasuzugura. Ahubwo nabwo mu rugo numva ntameze neza ntabwo nta kintu nshaka gufata. Ariko umeze neza nta kibazo. Cyane nta kibazo ndaho by'iyi minsi nyine. Ahubwo ikintu cy'ingenzi ubona buzantumira mbibabwira. Kubera iki? Murabizi ko ngira umugabo wanjye twabaga kwa Mimi. Ariko muri iyi minsi nafashe umwanzuro ko tugomba kwimukira aha ngaha. Nkaba nayinje kubasaba ngo mube mushatse ahantu mwaba mugiye kuba then njye nawe tuze kuba aha ngaha. Amerika urabizi ko akaryoshye kadahora mu itama. Ariko kandi nta n'impamvu yo kudusaba imbabazi kuko warakoze rwose. Waduha igihe gito cyo gushaka aho twaba twimukiye ubundi tukaguha inzu yawe kandi n'ukuri tuzahora tugushimira wakoze igikorwa gikomeye. Cyane ukuri murakoze ntabwo nari nzi ko byakire gutya. Nta kibazo. N'ukuntu watugiriye neza kuko urabona hari ikibazo twagira. Natwe turimo turubaka iyacu nubwo itaruzura neza ariko twayigiramo aho nta kibazo. Cyane ukuri murakoze kandi mvuga ko urundi rwango ubucuti bwacu bukomeze. Oya nta kibazo Mirika ntabwo rwaba ruvuga ko baraduhaye inzu koko. Ahandi se mwari muri aho? Urabona njye na Sheri nta kibazo. Cyane rero nihutaga kandi murabizi ko Eric amaze iminsi arwaye mwareka nkagenda. Ahubwo se amakuru ya Eric? Ihangane umare imiti musaza. Ugiye kugatigita dore umaze koroherwa. Yamenyeho umwana. Nibwo kira mani maniga erega hano mukava mu mwana twebwe musango wese Nsoma umwana. wanyaguza musaza uriya reka mbabwire uriya maniga umva ukuntu ibintu bimeze. Abashenzi bakugize gutyo tuzabereka sibyo? Musaza nawe ngusome wose. Simani wanyweye ko aribwo uzana akabara gaviye. Reka tubiyibye tuyihore bandikire musaza. Urabona ukuntu niga zaraburije mani mugenzi wacu. Mani vie tuzagora bari abashenzi tuzabereka. Yewe, Flora. Bite? Ni byiza. Witwa Florence? Yego. Yego kumana. Yo disorokuze. Mwese ngize Mimi. Yego sha. Disorokuze. Yo mbaheruka kera muri abana. Najyaga nzi wanyu n'ukuntu wankundaga. Ntabwo wanyibutse subwo. Reba neza. Ndakwibutse sha. Uzi ukuntu kera wankundaga. Byari bimbabaje cyane. Usko nkwibutse. Shamimi yaranyanze rero anyaga nta nicyo dupfa ubusa gusa wenda Imana nibishaka azamenya ukuri.
ahubwo se hari umukobwa witwaga Milka w'inshuti na Mimi. Milka w'inzobe. ko mwita umukobwa se kandi araba umudamu. Yararongowe. Milka ni umudamu. Yego. Yarongowe n'uwahise noneho. Milka araho nyine ameze neza ubu ni umudamu. Narumiwe mbega byiza. Ahubwo se wambara ukanjyanayo. Sha aha natwe rero nakujyanayo ariko ni kure birasaba gutega akamoto kandi nta tike nitwaje cyeka nushyura akamoto nkakujyana. Shafura amafaranga ya moto ntabwo nayabona pe. Uko ndeba gutya maze iminsi myinshi niruka mungu ushaka kunyica. Ngenda nkarara iyo mbonye singira naho kuba. N'iyi myenda ubona ni umuntu wamfashije akayima. Rero umfashije wanjyana kwa Milka ubwo wenda yabonye umugabo yazatwishyura moto. Sha nta kibazo ndakujyana. Ko se abo bantu urabazi? Ndabazi neza naho batuye ndahazi mwana. Ariko boss yenda ndumva mission nk'iyo ngiyo atari gupfa kwikora uko yiboneye. Kuko urebye nawe wasiga gato. Aho reba nta mbunda dufite, nta cyuma dufite, ntaki. Urumva mission nk'iyo wayikora. Imbunda twaje kuziba. Kuziba? Twagenda tukiba imbunda. Okay. Kanimba ari ibyo. Ariko nubwo tutaziba dufite kubagenda runo tukicume ku wundi. Koze ke nta mugire yariyo. Mwe ko tukumvikana? Turi kumwe? Bashyikirwa nk'uko tuzajya. Ubwo rero gahunda niyo ngiyo. Siko bimeze? Oya niko bimeze. Okay. Ubwo rero mugende mujye kugahiga. Hari mujye mucunga neza. Reka twigendere mani maniga kuko ibintu byose nitanje mani. Gahunda urumva ko ari gahunda? Gahunda ni gahunda. Tugomba kwica umwe ku wundi. ariko shiri wambabariye koko kubiza uwo mukunda cyane. Ni wowe.